rero mbere Patrick maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe ni intagato ko wowe nose Diane gore tukazabana ko babyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Jewe umutoni wa Diane maze kumva icyo amategeko ategeka abashakanye abashyingiranywe nemeye intagato ko wowe mbere Patrick umbere umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. bakomeza basoma n'ibindi uko amategeko ariko nako bagenda babisoma uko bigenda biza ariko muri aka kanya tubabwiramo bike cyane bikubiye muri iryo tegeko. Mu rugo umugore n'umugabo banganya uburenganzira. Uratasumva ko afite uburenganzira buruta ubw'umugabo cyangwa se umugabo yumva ko afite uburenganzira buruta ubw'umugore. Mwembi munganya uburenganzira mu rugo. N'inshingano kandi zirangana. Mu rugo umugore n'umugabo bagomba gufatanya mu kintu cyose. Kuko niba inshingano zingana ntawe ukwiye kubaharira mugenzi we kimwe ikintu ndakihari oya mwembi munganya inshingano uze ko mugomba gufatanya byose. Haba gushaka ibitunga urugo, iterambere ry'urugo, gukemura ibibazo byavuka mu rugo, gufatanya gushaka ibisubizo by'umuryango, ibyo byose umugore n'umugabo barabifata. Ntabwo umugore rero yakwirirwa yiryamiye, umugabo niwe ushinzwe byose gutunga urugo, byose kumva ko ari umugabo ugomba kubikora, cyangwa se ngo umugabo yicarire umugore ari guharirwa iby'urugo byose. Oya, mwembi munganya inshingano. Niyo mpamvu rero ntawe ukwiye kuvunisha mugenzi we, ugomba kubijyanamo byose umwe atavunishije mugenzi we, keretse mu gihe habayeho impamvu. Umwe mu bashakanye ashobora kurwara kumva kutamusiganya ngo ntabwo yagize gutya kandi arwaye, ubwo iyo habonetse iyo mpamvu mugenzi we yihagira izo nshingano kubera ko nyine habayeho icyo kibazo. Ariko nta mpamvu ihari, mwese mu rugo munganya inshingano, bivuge ko mugomba gufatanya buri kimwe cyose. Indi nshingano bibusaba gufatanya ni inshingano yo gufatanya kurera abana muzabyara. Ntabwo umugabo akwiye kurera wenyine cyangwa umugore arere wenyine mu gihe abana bagiriwe amahirwe yo kugira ababyeyi bombi. Niba umwana yagize umugisha wo kugira ababyeyi bombi, mukwiye no gufatanya izo nshingano zo kurera, mukaziha n'umwanya ukwiye. Iyo tuvuze kurera hakubiyemo ibintu byinshi. Kurera umwana no kumubonera ibimutunga, kumwandika, kumujyana mu ishuri, kumushakira uburyo bwo kumuvuza, kumurinda ihohoterwa ryose yahura naryo, ariko buriya ku isonga harimo kumuha uburere, kumuha indero ikwiye. Agira ngo nsabe abageni b'uyu munsi icyo kintu muzajya mushyiraho umutima, mugihe umwanya. Umwana ni byiza wamwambika neza, wamugaburira neza, ariko iyo wibagiwe kumuha uburere birangira nta kintu mumariye. Ni byiza rero ko uburere bw'umwana muzabushyira ku isonga, tuzi umwana indangagaciro, imyitwarire ikwiye, ukamwereka inzira akwiye kunyuramo kugira ngo nawe azabe nk'umuntu w'umubare. Umwana nubwo azaba ari uwanyu, ariko muzibuke umwana ko ari n'umuryango, akaba n'uw'igihugu. Uzamure rero yigirira akamaro, akagirira umuryango mugari ndetse n'igihugu muri rusange. Ikindi mbibutsa rero ni uko ishuri rya mbere ry'umwana n'umuryango, uvuze ko ikintu asanze mu muryango nicyo akurana kurusha ibindi byose azabona nyuma yaho. Ururimi azasanga avuga nibwo azavuga, imyitwarire azasanga mu rugo niyo azakurana,
ababyeyi rero babisaba ko muba bandebereho kugira ngo umwana nawe agire imyitwarire myiza. Ntabwo watoza umwana icyo udakora, kuko ibyo imyitwarire yawe nyine niyo azareberaho. Biragoye rero kumuzigisha umwana kandi ntakabibona mu rugo. Ni byiza ko namwe rero mugiye kuba umwana bigira ko ibintu nawe bizamugirira akamaro. Kuri uyu munsi kongera kubwira abageni ibigendanye n'imicungire y'umutungo, umutungo w'abashakanye. Umutungo w'abashakanye buriya ucungwa bitandukanye n'umutungo w'umuntu ku giti cye. Muri aya masaha uri wenyine wari ufite uko ucunga ibyawe kuko wari uri wenyine. Umutungo wawe ushobora kuwutanga, ushobora kuwugurisha, ushobora kuwukoresha icyo ushaka nyine no mu gihe ushakiye. Ariko iyo ugize uwo mubana mugiye gufatanya umuryango, urugo, hari ibyo muba mwaraganiriyeho cyangwa se muba mwarumvikanyeho ku micungire y'umutungo. Ushobora kuba muvuga ngo twebwe ntabwo tuzajya tuhaha muri uru rugo, tuzajya tujya muri resitora, tuzagera hano ntakeneye icyo kunywa byaza yitwaje, twebwe amafaranga tubonye tuzajya tuyagira uwo munsi, ejo nta ejo nyine biterwa n'icyo mwagize gute mwumvikanye ku micungire y'umutungo w'umuryango wanyu. Niyo mpamvu nababwiraga ko umutungo w'umuntu ku giti cye ucungwa bitandukanye n'umutungo w'umuryango. Kugeza uyu munsi rero mu Rwanda dufite uburyo butatu bwo gucunga umutungo ku bashakanye. Hari ivangamutungo rusange, hari ivangamutungo muhahano, hakaba n'ivanguramutungo risesuye. Iyo tuvuze mu ivangamutungo rusange, iyo uhisemo ivangamutungo rusange uhisemo iki? Uvuze ko mwiyemeje ko mugiye kuvanga umutungo wanyu wose, ari umutungo mwari mufite mutarashakana, ari umutungo muzabona mumaze gushakana, ari impano inshuti zishobora kubaha, ari umurage ababyeyi bashobora kuguha, ari amadeni waba warafashe nabi uzafata. Ibyo byose murabivanga, umugore akagira uruhare rungana n'umugabo mu mutungo. Akaboko kiri akaboko. Yewe umuhereza bike maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemera kuko wowe utomoze DIANE uteye umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abitegeka. Murakoze. Abiteganya rero mbere Patrick maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gato ko wowe utomoze DIANE uteye umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. maze kumenya icyo amategeko ategeka abashakanye, nemeye nta gahato ko wowe Patrick mbere umugabo tukazabana uko twabyemeje. Yewe umutoni wa DIANE maze kumva icyo amategeko ategeka abashakanye, abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Patrick umbere umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Kanona tipe hesofe, kagona
sa mot de ça là. Animation de venir à son père. Chini usajili wala maskini pero nasibe defa yawe singizwa mwami w'abantu tabula samo defa gukomera kwabo de visa sana tambe tebana samode de visa ibaswa mwami w'abantu kula tambona samo de va kula na samo de va kero
monte pas. On vit mal, ouais. Yahweh. Yahweh, Yahweh. Quelle on a tempête sauvé. Quand on a sa mot de Zala. Animation de venir à son paix. Quand on a sa mot de Zala, animation de venir à son paix. Chini utajiri wala maskini pero nasibe defa Yahweh singis kwa mwami wa bani tabula samo defa gukomera kwabo Comunicação de visa, semana também, tem bala samode.
de visa. Kula. Tambora samo de pa. Kula. Semo de pa. Kero.